Nese mu myenda ifurwa amakarisaburamu ishuru jipe ntago yabura isutiya nayo yarayifuze anyina agomba kuyifura nubwo hari wenda ne namworoherejeho indi yayifuza undi munsi iyo mutabonye imbere ya kamera yayifuza undi munsi ariko ngo nuburira arabusasa nibyega n'inshingano nese urugo si urwacu yo ukumbona ndisama DJ akacenze kavoka kose icyaze yavoka yose ibintu byose nabirya nkabimara sama DJ Bondo G ufite inda nini sama DJ ako ubundi ahantu hose naramamaye banyita sama DJ kubera nakabondo kanje nubwo buri kumva yuko izina ryanjye ari sama DJ narindi rwose tuvugisha ukuri ibare nk'ibiryo rya komonzi bingana iki ugeranyije bipima nk'icyo kingaye kugira ngo urye wumva uranyuzwe ugeza aho mvuhaze neza yanwa isafuriya y'ibijumba n'akane k'amata ipaki y'amandazi na fanta za citro enye ubundi nijoro kawunga n'ibiri musu n'irobo nibyo bintu byamaza ku munsi none iyo banteye agashoka nyine agashoka tubigendekeranije n'uburyo ki kwishuri abantu baba bashinzwe kubara babaha ibiryo bike nje hita mfata isahane mbona ibiryo byinshi kandi iyo babyanze ubwo tayari rero ejo babazi yuko ntazigera ntero filime yitwa Umugabo w'Inganzwa nayigaragayemo ikurikirana n'ukuri kubu impamvu nayigaragayemo nuko bitewe n'abafana n'abakunzi cyari igitekerezo cy'umuntu ku ruhande rwe aza kuntumira ko naza tugakinana nibwo buryo nageze mu Mugabo w'Inganzwa. Nshuti bakunze ukuri kubu TV kuri uyu mwanya muri aka kanya tugize umugisha ukomeye cyane tubafitiye abatumirwa ariko suko ntangira lakini baada subuhi mama yake na mama we di boss kama kawaida kama kawati mbabwira ngo twagize umugisha ukomeye dufite akazi kenshi kuri Kubu TV tubagezaho amakuru ariho azira ikinyoma mu batumirwa babiri umwe no mu mama nimumubona murasanga mumuzi undi no mwana ufite akazoza ufite rikodi ejo hazaza dutangira ijambo ni iryanyu. Amazina yanje banyita nyine urebye amazina yanje banyita Sama DJ ariko ubundi ugeranyije mu mazina yanje bwite abantu bose baranzi banyitira Koze Dive ubundi ahantu hose naramamaye banyita Sama DJ kubera nakabondo kanje nubwo buri kumva yuko izina ryanjye ari Sama DJ narindi rwose Sama DJ akazina keza kandi mbona yuko abantu bose babishimiye Sama DJ. Umunyeshuri ngende umunyeshuri ubwo Sama DJ ndaza kumenya aho byaturutse nta kibazo. Dukomeza mutse neza bakunzi bukuri Kubu TV ndabaramukije cyane nanjye nitwa Epifani wa Maria murazi cyane muri filime yitwa Umugabo w'Inganzwa niko kundi nagarutse nyine ndabashimisha murakoze. Niko dutangira rero uwo bita Dive Sama DJ ngo ufite gahunda yo gukina comedy ariko iyo comedy yarakozwe turategereza abantu turaheba amaso ahera mu kirere tubwira ibyayo. Comedy byayo nyine turipitegura twaracinya ariko nyine uguri kumva ya comedy igomba gusoka niburi iki cyumweru ariko nyine haje hazamo ibibazo byinshi ibibazo bya kamera ibibazo by'amafaranga dore turacyara ababebe ariko abantu ntibahumura iki cyumweru ntabwo kirashira video itaraje ariko ubundi baza kubaga ati subscribe kuri Tiger Comedy iraje ihatwike mwumve muvuga bati Sama DJ agiye kwatwika nabandi bapeti bose bakorana bahatwike niyo mpamvu mba ndi kukubwira uti subscribe maniga like maniga share maniga ibintu byose bigiye kujya so fresh niyo mpamvu bamubwira ati twebwe tugiye kwatwika ariko haje hazamo ibibazo byinshi uri kubona ukuntu umuntu agenda ahura n'ibibazo byinshi akavuga ati ese ubu ngubu turi n'abanyeshuri twajya tujya gukina tukabona amatest araje ibintu byo ku karere ku mirenge byose biraje nyine bikadusaba ko tubanza kwita ku masomo kuko ntiwashyira comedy kuko tubanza gushyira amasomo imbere n'ibyo ngibyo.
ngize amahirwe uhuye n'umuntu mukuru usa nk'aho ibintu yabigutanzemo aho ngaho cyumva uno mwana mama baza kumusobanura nk'ibi bintu bya shuti yo bijemo gucika kw'intege na video ntizihagerera igihe biba byatewe n'iki nkamwe mu bifitemo uburambe. Cyambere nabona kiba cyabiteye ni ukudakorera hamwe cyangwa se ari abana bari ku rugero rumwe ndavuga mu myaka no mu mitekerereze. Cyo numva wenda bakosora cyabagirira umumaro bahera kuko babashiramo abantu bakuru. None abantu bakuru barabunganira bakana ibitekerezo byisumbuye bitewe n'ibitekerezo baba basanzwe bariho. Cya kabiri gucika intege wenda haba ari ikibazo cy'ubushobozi ako buriya abantu bashyize hamwe kandi barutana ku rugero rw'imyaka n'imitekerereze bashobora kuba bazamuka n'ubwo bushobozi bukaboneka. Cyo numva namwunganiraho. Namwe ibyo bibazo mwarahuye nabyo? Ibibazo twahuye nabyo ako bitewe nuko twe dufite abantu twari urugero rutandukanye bakatwungura inama n'imitekerereze ugasanga hajemo akabazoho ariko kahise kanakemuka ntago byatinze. Ubwo ngubwo nk'ikizero muhaye kingana gute kwijana? Kizere namuha no gukora cyane kuko gukora cyane nibyo bituma abantu bagira icyo babasha kugeraho. Ushobora gutegura ariko nanone biba byiza iyo ugiye ukoresha imbaraga zawe. Imbaraga nicyo namusaba na bagenzi be kandi bagashaka abantu bakuzeho babunganira mu mitekerereze no mu bushobozi. YouTube channel kugira ngo ifungurwe intambara ya mbere haba kuyifungura abari amafaranga abantu bashaka. Kugira ngo gwize subscribe igihumbi mwebwe aho mbona mukinira subscribe ziriho. Aka kanya nk'urugero mwebwe niba ziriho ziboneka zabonetse gute abangaba urumva ntibare banabigeraho nta na subscribe nimwe bafite mu rugendo n'abana bari no kwishuri gute ziboneka ibintu byateguwe bite ugeranyije nkuko mwebwe mwabibona? Urakoze cyane kubona subscribe cyangwa se ukabona abantu bagukurikirana buri munsi n'ubushobozi ndetse no kumenyekana. Tugira inshuti hari inshuti zitumenya zikatumenyesha n'abandi cyatumye twebwe tuzamuka habayeho nyine kumenyekana kugira inshuti. Nibo bantu badufashije kugira ngo tuzamuke kandi tumenyekane ku buryo buri hejuru. Inshuti nizo zabagira akamaro. Ngaruka kuri umwana gatoya izo inshuti se mwebwe murazifite? Tugenda nyine duhura n'abantu b'umugisha akaba baradufashije nyine inshuti zo ziba zihari ariko nyine isi igenda yizenguka nta wamenya ejo hari igihe umuntu yabijyamo akabona bimugejeje ahantu ariko nyine inshuti zijya ziboneka ariko nyine nawe uri inshuti yanjye naba ni inshuti zanjye nubwo yego umuntu aba atabazi twese Imana turemye ati turi inshuti zacu ariko nk'ubu turahuye ngubu umuntu agomba kumenya ati Samadigi ni muntu ki. Abantu bose bari kumva iryo zina Samadigi ni muntu ki. Jewe amazina yanjye nifuze banyita Samadigi Bondoje. Noneho ubwo uri kumva yuko ikintu twebwe tugomba gukora twarabanje turategura hazamo ibibazo mu gihe dutegura hazamo ikiruhuko kandi ari abahungu dukorana batuyirwa amagana ubwo ngubwo bigomba yuko abanza kujyo turategereza ibintu by'ibizabi byari byajemo ariko nyine ubu ngubu tugiye kwatwika hashe hongere nta kundi ariko inshuti nyine kucyo warumbaje ku bintu bijyanye n'inshuti zijya ziza nyine umuntu akaza wenda tumubona nko mu yandi makomedi ari gutwika no hanze akavuga ati abana reka mbakiniremo agakomedi kamwe ati reka mbakinire mu dukomedi tubiri wenda haze kuzamo akantu gasetsa uko ibintu nyine bigenda bizamuka tujya tubona inshuti ko nyine nta nshuti abantu bose bagomba kubanza kumenya ati ese Tayiga negeye ni komedi igiye gutwika muri aka kanya. Ubundi nk'umukecuru gukurikiye Tayiga bamusobanura ko yikibisobanura iki? Tayiga ni inyamaswa yo mu ishyamba. Iyo nyamaswa bayita igisamagwe mu Kinyarwanda. Ako nyine ubwo ngubwo ni nka komedi yacu yitwa igisamagwe komedi. Ubwo rero Tayiga komedi gasobanura iki? Komedi sobanura umukino oya. Komedi sobanura nyine umukino usetsa abantu akantu gasetsa abantu ikintu umuntu yakora kugira ngo abari kumureba baseke ikintu umuntu yakora kugira ngo abari kumureba we bose ubwo muri make ni ikintu abantu bareba bakabona kirabashimishije kigatuma umunsi wabo wirirwa neza.
ese icyo kintu muragifite? turagifite cyane. ngo twigaragarize nk'umukomedi aka kanya tubibone natwe tubanze duseka. Ikintu nabigaragarizaho mu ishuri ibintu byose byaranshanze tu, ariko ndasaba Imana n'inkuru izamu umugore udatesha umutwe nk'isomo bita fizika, izamu umugore udatesha umutwe nk'isomo bita chemistry na math. Rero ubu kizami ndagenda nkabona 0, hakubaza muri history ndagapfuka 100%. Ahubwo nyine Imana wenda izamu umugore witonda nk'ikinyarwanda ibintu nyine nk'ibyo ngibyo. Muri make ukunda ibyoroshye. Nikunda utuntu tworoshye watubwiye ngo witwa Samadije. Ushobora kuba ukunda ibiryo? Ibiryo cyane se buri kumva umuceri nawe umera neza. Ese tuvugisha ukuri, uwo mu ishuri wize ukumva ibintu byo kurya ubwo urumva mwarimu wawe ikimukurikiye? Reka njyewe nita nsohoka nkajya ku gikoni, naho nakumva sonora ikanze tugiye kurya nkagaruka iminota 30 nkahita njya kurya. None iyo banteye agashoka nyine agashoka tubigendekiranyije n'uburyo ki ku ishuri abantu baba bashinzwe kubara babaha ibiryo bike, njyewe hita mfata isahane mbona iriho ibiryo byinshi, kandi iyo babyanze ubwo tayari rero ejo baba bazi yuko ntazigera nterura. Muri make ari umwana w'ingaye. Umwana w'ingaye nuko nyine nkajya mvaho ndi dore nakoze niba nuko ryanze kuza yuko nyine biranga, ariko nyine ikigaragara burihe nikunda ubwatsi ntabwo ukunda gukura. nikunda ubwatsi ntabwo igikunda gukura. Cyokoze byanga byakunda uburyo mu kiganiro cyawe hazamo ibintu byo gusetsa gutyo bishobora kuba biba n'amahirwe. N'urugendo n'akazi ntabwo ari ibintu bizahita byizana. Mu kanya hari kamwe mu gastori numvisho kanyu nabyo uraza kudusobanurira. Reka dusubire kuri uyu mwamumenye akina muri filime yitwa Umugabo w'Inganzwa. Ari filime yabanje gukinwa y'ukuri ku series, yakinye nk'ama episode agera muri 3 isa nkaho ihagarara. Yakinaga ari umuntu w'umumama afitemo umwana mu y'ukuri ku twarayibonaga icaho. Kuri kubu ni filime byari bimeze bite kukina n'uruhe rugendo kuba tutakibona bimeze bite byifashe gute muri rusange? Murakoze cyane. Ukuri kubu ni filime y'uruhererekane twarayikoze turatangira bigera mu duce 4 tubanza. Ntago ari uko yahagaze kandi ntago ari uko yarangiye, ahubwo haracyarimo kandi kazi. Hari uburyo twayisubitseho ariko atari ku mpamvu z'uko yatunaniye cyangwa se yarangiye, iranditse iracyategurwa. Mu minsi mikeya ndatekereza ko izabageraho, irahari kandi ikomeje iryoha cyane kurenza itangiriro. Ubwo ni ukuvuga ngo hari ikibazo kijya kibaho muri zino filime ukabona nka filime ziratangiye ziragiye zirahagaze, ndetse ugasanga n'abarimo bafite ubushobozi burenze ubwabo tuzi. Aka kanya duherereye Iruri muri Gakenke, niwe filime yatangiriye, inatangira ikina ahantu n'undi muri uwo mujyi uri inyuma mu byaro gutyo. Twabonaga bahasa nkaho n'uwamamarizamo bita Ibrahim, umuhungu wa Muislamu. Ese kumwe mwabonye bamamarizamo ni gute byahise bicika intege? Ni ikibazo cy'ubushobozi cyangwa ni ikibazo cy'abakinyi no guhuza na projet itarapanzwe neza nicyo cyabiteye muri make? Oya, ntago ari cyo kibazo. Kwamamaza bwo bwari uburyo bwo kugira ngo tumenyekane cyane, kuko twamamazaga nta n'ikiguzi cy'amafaranga, yabaga ari kugira ngo tumenyekane kandi tumenyekanishe bagenzi bacu nka business yabo y'ubucuruzi. Hanyuma kugihereranye na filime ntago twacitse intege, nta nubwo ari ubushobozi buhari, ahubwo hajemo ikibazo cyo kudahuza kw'abakinnyi, kuko yari gitangira twari turimo guhuzagurika tutaramenyera ibintu neza. Abo twatangiranye bacika intege, naho ikibazo cy'ubushobozi bwo ntago ari cyo cyatumye duhagarara, ahubwo twe twayikoze duhuzagurika, harimo abatamenyereye bamwe baza no kuvamo, ariko uyu munsi twarayitunganyije neza, nta kibazo gihari kandi tuzayibagezaho kuko abakunzi bacu barayikunda cyane. Nyuma bidatinze tukubona muri filime yitwa Inganzwa series. Inganzwa igaragara ko ni filime ifite urugo rusobanutse, ifite n'umugabo ubona w'umukire, ariko
wamukoreye iby'abantu tutari tuzi ko bibaho. Urakoze cyane. Filime yitwa Umugabo w'Inganzwa nayigaragayemo ikurikirana n'ukuri k'ubu. Impamvu nayigaragayemo nuko bitewe n'abafana n'abakunzi, cyari igitekerezo cy'umuntu ku ruhande rwe aza kuntumira ko naza tugakinana, nibwo buryo nageze mu Mugabo w'Inganzwa. Ni ukuvuga ngo ese biriya bintu ni impano wavukanye cyangwa hari abakinnyi ku ruhande warebeyeho urakopera, cyangwa ni ibintu byakujemo gutyo buriya niko usanzwe? Mbere nyine mu itangiriro iriya ni impano y'umuntu avukana. Gusa usibye ko nakundaga gukunda filime nyarwanda ariko nkazikunda nsanzwe niyumvamo iyo mpano, nibwo byaje kugera ya mpano niyumvagamo ishyira ku mugaragaro. Muri make filime mwarakunze cyane yaba ari nk'iyi? Filime nakunze cyane ni iya Siya Mutoni yitwaga Intare y'Ingore. Nituza gusanisha gatoya kuri iyo Ntare y'Ingore, turasanga bimwe muri byo Intare y'Ingore yakinaga harimo tumwe mu tumenyetso ibisa n'ibyo wakoraga. Oya, ntago ngenda murebeyeho. Filime yatangiye urasohora umuntu mu rugo ati awuti yarazize ikiriya muntu ko wamusohoye nabi. Uriya muntu yari afite agasuzuguro, urabona gutya wakwiga hagaca higiye wariganye n'umuntu mukaza guhura mukumburanye. Noneho aje kunsura ahita yinjira mu buzima bwanjye, kandi nari mfite uko ntwara urugo rwanjye. Yinjiyemo nyine mpita musohora kuko njyewe nago nkunda umuntu nyinjirira, no mu buzima busanzwe birazwi. Muri make ya rugo ufitemo ububasha bukomeye cyane, ufite uburyo urutwara, ufite uburyo vora yiwawe mu rugo yitwara. Ufite uburyo nyitwara kandi numvikanyeho n'umugabo wanjye, niyo mpamvu buri muntu wese ugomba kujya aruzamo ashaka kutwinjirira. Nzahita njya mukuramo biriya bitekerezo vuba vuba, kuko buriya umugabo wanjye akunda kumva ibintu kandi agahita abyemera. Niyo mpamvu mba hafi cyane kugira ngo atagira umuntu unteranya nawe, kandi iyo nta muntu waje mu rugo, ruriya rugo nyine turayoborana nk'uko mbyifuza kandi ibintu bikagenda neza. Bakabyita inganzwa kuko akenshi usanga abyemera ari uko ari wowe bimubwiye, umuyoboye, umwerekera. Niko abantu bavuga, ariko njye mba mbona biriya bintu ari sawa. Kandi umugabo wanjye nk'uko nabivuza akunda kuzerera cyane, niyo mpamvu mushakira imirimo ntago ari uko mwanga. Akunda kuzerera? Akunda kuzerera, abantu bakamushyiramo amakode, niyo mpamvu ashaka kugira ngo agume mu rugo dufatanye n'imirimo. Kandi muri make no kuvuga ngo ni umwana urerwa? Oya, ntago ari umwana urerwa, ni umugabo, ahubwo njye muba hafi kugira ngo abantu batamwinjizamo intekerezo mbi, bigatuma tutabana neza. Ubwo ntacyo uba wikeka kikubangamiye cyatuma umubano wanyu uba mubi? Ku ruhande abantu baramubwira ngo ngira amahane ngo ndamutegeka, ariko njye nkabirwanya nkamutandukanya nabo, kuko kuri akuntu urugo rwacu rumeze nibyo byiza. Nibyo byagakwiye kuranga ingo zose. Nibyo byagakwiriye kuranga ingo zose muri iki gihe. Nabonye uzana ikibase kinini umutereka imbere ngo afure, iriya migisha abagabo bose ntago bayisanganwe. Ndakeka nagashya wazanye muri kino gihugu. Nagashya, kandi buri urugo rwacu rugomba guhora ku bintu bishyashya. Wenda bose ntago ariko bameze, ako twebwe nyine duhora ku bishyashya, ari by'abandi bumva ko atari ko byagakwiriye. Nje nibyo bimbera byiza, kandi mba numva bura ntago ari uko mba mwanze, mba numva ariko twagakwiriye kubaho mu rugo rwacu. Muri make ubwo ngubwo iwawe ntago wavunika, ntabwo aba agomba kuhigerera agafura. Niko bimeze, abagomba kumufasha. Muri ya myenda nta makariso yararimo? Ntago yabura. Nese mu myenda ifurwa amakariso aburamo? Ishuru jipe ntago yabura. Isutiya nayo yarayifuze? Nyine agomba kuyifura, nubwo hari aho wenda namworoherejeho, indi yayifuza undi munsi. Iyo mutabonye imbere ya kamera yayifuza undi munsi. Ariko ngo n'uburira arabusasa. Nibyega n'inshingano. Nese urugo si urwacu, burira agomba kubusasa, nanjye nkabusasa, kandi urumva ngiye mfite akazi, we nta kazi afite. Niyo mpamvu rero buri agomba kujya asigara mu rugo agatunganya imirimo, kandi unako nta kintu bimutwaye. Muri make se akantu gatoya, muri make iriya nzu niwe wayubatse, tubwiye ko nta akantu k'akazi nta kafe.
nanjye narakakurikiye kariya akavidewo karanshimisha tu ariko se iriya nzu ni wowe wayubatse mwarafatanyije byagenze bite? niyo umugabo wanjye iriya nzu niwe wayubatse ariko kubera ndi umugore we byose ni byacu. ahita abura akazi pe. nta kazi nyine afite ariko azagashaka. aha ubwo bene ibyo ngibyo ubomba kuko ni bimwe mu bintu bitoroshye cyane ariko nta nubwo bigoye. ntago bigoye usibye abantu batubangamira ku ruhande njye mbona bitagoye na gatoya. ubwo no kuvuga ngo muri makeya buriya aragukonsoma muri makeya ni nyiramaheke yororeye iwawe. oya ntabwo ari nyiramaheke ni umutware w'urugo. hari imbeba bita nyiramaheke iyo igeze mu rugo yageze mu rwawe wejeje imyaka yinjira mu mifuka abantu beza ibishyimbo mu byaro ikarya ubunyobwa ikarya mugashiduka imyaka yanyu yarangiritse yarayiriye yarayigejeje kure ugasanga imyaka yawe irangiritse ndetse irayiriye itangiye kumunga ubukungu bwanyu buhombye. ubwo muri make niba arya gutyo bikakubabaza ukagira ibyo konsoma gutya rero byavuyeho bikakubabaza ubwo ntabwo ari nka nyiramaheke ngo oya ntabwo ari ko ameze. ni umugabo w'urugo gusa ikosa ribamo ni uko abantu bamushyiramo imyumvire mibi ariko nanjye mba ndi hafi nkahita nyimukuraho. iriya filime ukimara kuyikina nta bantu wumvisha babikubwiraho ngo wumve baragusetse barakugaye babitwaye ukundi kuntu? urakoze cyane umbaje ikibazo cyiza. iriya filime nyimara kuyikina inshuti zanjye zambonyemo umuntu ugira amahane kugeza na n'uyu munsi bazi ko ngira amahane. kubibasobanurira ubigenza ute? mbabwira yuko ari akazi kandi koko ni akazi. tugaruke gatoya kuri uno mwana mupeti mutoya. samadigi cyamadigi ni bwoko ki bw'idigi? ni sama digi bondo rinini. mwana ukunda ibiryo cyane ariko ntabwo ugira turarya. oya hari akantu nigeze narota nari ngiye kurota ndatangira mbona avoka ahantu ngiye kuyirya ngiye kuyitamira neza gutya ngiye kubona umuntu aturutse ku irembo arimo arasakuza ati iyo voka ngo niyo bategesheje imbere. ukuntu nabaye numvishe nka papa nagenda nkamukubita nkamutera za gatapura ariko nyine ntawuburana n'umuhamba ariko nyine ubwo uri kumva. ubwo papa wawe ni imbeba? oya yaragiye ayitega imbeba. mva ku ishuri nishonje ndatonora ngiye kurohayo yose ngiye kubona ati ave mwana we iyo voka niyiki niyo bateze imbere. iryo bondo ko rizagukora muri make ariko yaragukundaga disi yaranakurokoye. yarandokoye ariko se ase yakoze uburezi akadage ka mayoneze kitonde kagende gafate voka kayishiraho ubu si yafata ikijumba ibijumba katari ibiryo ibijumba ubundi ikintu kiryoha ukajya kubona ufashe nka kavoka wenda nakajumba urabiriye bimanutse mu ntuza maha nyine neza kureba umuhogo. erega ndarya ariko sinkora namwe muze kumbwira ikibazo ndarya sinkora. niba urya udakora bwo ni ikibazo urimo urateza igihugu gikomeye. wa mwana wa mukomediye we ni akazi katoroshye. niba urya udakora bwo ni ikibazo gikomeye. ndakora ndakora ariko nyine ariko ubundi tuvugisha ukuri ibare nk'ibiryo urya ku munsi bingana iki ugereranyije bipima nk'ikiro kingahe kugira ngo urye wumva uranyuzwe ugeza aho wumva uhaze neza? njyanwa isafuriya y'ibijumba n'akane k'amata ipaki y'amandazi na fanta za sitoro enye ubundi nijoro kawunga nibura inusu n'irobo nibyo bintu byamaza ku munsi. siko yoroye inka zingahe? yoroye isumbira eshatu. oya inkwavu 3. ubwo muri makeya ahinga nk'ibingana iki? guhinga byarahinga ariko nyine sinzi impamvu Imana yandimye gutya kubona njye gutyo ako nyine byaba ari ibintu bya comedy umuntu akavuga ati ese samadigi bisobanura umuhungu urya cyane umwana urya cyane ibonda ryo ako nyine mugomba kungira inama tese gute ngomba kurya ariko se ntakora koko ndakora byo ariko ugenda ubona hazamo imvune ukajya kubona ndanabura hasubura ite koko. cyo ni ikibazo gikomeye kuko uyu muntu atarya nibyo badukangurira ngo buriya buri muntu wese agakwiye gukura amaboko mu mifuka.
nibyo mva biba muri kazi kuri Radio Rwanda. Ndakeka kanya niba utangiye kuba umukomediye ntabwo ari ntihita biza ku kanya ngo biguhe inyungu. Niba ushobora kuba urya ibintu birenze urugero ukarya mu bwoko bw'amatungo kandi uri umuntu nabyo ni ikibazo gikomeye. Amatungo sinjya nyarya. Oya. Munga zandengera amatungo sinjya nyarya. Icyo nshatse kuvuga ibiryo urya ari urabona nk'inka ni ibintu bikunda kurya cyane, ingurube ni ibintu bikunda kurya cyane, ariko urebye byo nta matungo, ni ibintu by'inyamaswa. Ubwo rero mo kurya usanisha nabyo ukarya birenze urugero, ukarya ku muvuduko, ibyo ubundi byitwa ngo atake. Ndakeka ubundi ubwo ngubwo warisha ifoke cyangwa oya ifoke n'ikiko wapi. Undi umuntu aritunda agafata ibasa agasukamo amazi agakaraba neza intoki, ubundi akagenda agafata isafuriya y'ibijumba agasuka ku isahane nini nako iparato, ubundi akamenaho imboga, hano akazana akandi k'amata gutyo, ubundi ugakuramo ishati ukajugunya icyunzwe ukagira gutyo, ubundi ugakora umubyizi kandi ukabirya wenda nibura nihagire kandi n'isahane ukayikumba, iparato ukayikumba kandi ukumva udahaze. Buriya njyewe wenda nk'akarindwi k'amata wenda da. Ariko ibyo biryo ndimo numva bizatera ihungabana ry'umubiri. Ntabyo da, ntabyo. Tugaruke. Ari iyo comedy yitwa Tiger Comedy. Bimaze nk'ukwezi bivuga ko iyo comedy iriho iza gutinda. Iyo comedy yatangiriwe he mu kahe gace muri rusange? Yatangiye muri Muza mu gace k'intara y'Amajyaruguru, umujyi mwiza uri kuzamukwamo imyubakire babita Ruri, ariko nyine kubera hagiye hazamo ibibazo byinshi, rega turi abanyeshuri rero ntabwo umuntu azavuga ati tugiye gukina comedy kandi twese ntidutuye mu gace kamwe. Ubundi ni ibintu twakora, kubundi ngiye mfite inzozi zenda yuko nzapfa ngize filime hanze bita Samadigi. Cyangwa byakunda sinzabura umuntu ntera inkunga, nubwo namubura nzemera nkore nshaka ya kamera, ariko Samadigi series izaza. Ariko nyine subscribe kuri Tiger ni nkaho tondo murabyuka mugasanga yasohotse, kubera yuko nyine tugenda twigira dukora ibitekerezo byo hejuru nyine kugira ngo dukunde dukina. Ubundi iyo comedy batindira isaba nk'igihe kingana iki muri makeya? Comedy biterwa niyo turakina. Nimba ndakina comedy y'ibiryo ngomba gusetsa mpaka wenda nk'iminota 30, ariko nimba tugiye gukina wenda comedy yo kunyuzura umuntu hariyo tugiye gushyira hanze ahangaha udatinze iki cyumweru twarayikinye yo gusuzugura umuyobozi w'umudugudu bikaza kunkoraho. Ariko nyine ubwo ngubwo niyo turaza gushyira hanze bayita Tiger. Twebwe ni Tiger Comedy. Like, share, subscribe byose bitugaragariza. Apana ani like, ahubwo like, share, subscribe. Ariko cyane cyane mutwereke yuko subscribe, remember to subscribe, mwibagirwe rwose kubikora kuko ubu ni igihe cyo kugira ngo natwe twigaragaze impano ziturimo. Shobora kurimo kwamamaza cyane wagira ngo nibyo watumwe. Ibyo no muramamaza ubwabyo ni ibintu urashyira hanze bikagaragara ko bifite akahe kamaro muri makeya, uretse murabyamamaza cyane washyizemo ingufu cyane, izo mbaraga zishyize mu gukina. Nazishyize hasi ubwo uri kumva, ariko ntabwo buri gitondo ndaza kukubwira. Ntabwo muzi we, ntabwo nzi uri kumbona gutya wansanze ahantu ndi kwigendera urangiye ati utwara kubonye uri kugenda uvuga ati ugiye gusura comedy bite. Ariko nyine ndagira ngo mumenyeshe ati wowe reba ukuntu umeze gutya, ko ndi kubivuga ndi seriye ni nako ngiye nyina ndi seriye. Eka tugaruka uvuze ngo uramuzi. Umuzi wiki? Umwana muziho gusetsa cyane ku myaka ye mitoya, ariko akunda kwamamaza kurenza interview bamutumiye. Ubwo muri make bundi biriya bintu iyo byamamaje akenshi abantu batera amatsiko bakajyaho, ariko se niba bibonye nkawe ubizi akabona uko wabyamamaje se ko abibonye bigusigira iki kuri YouTube channel yawe? Icyo mbona ibikorwa cyangwa se imbaraga biruta amagambo. Numva ko ahubwo motivation yaba mu gukora cyane, tukajya tureba dusura channel ye
tugasangaho ibintu birenze ibi yatubwiye ariko mufitiye n'akabanga ku ruhande rwanjye numvishije akeneye kurya no kumera neza kandi adakora ngo ari mu nzira yo gushaka uburyo yakora. Nicyo kibazo. Ndagira ngo ku myaka ye mitoya mushakira ahantu yamenyera ibintu bijya bimubyarira amafaranga. Azanshake buriya mu gikari nzamuhuza n'umukobwa mwiza cyane kora ubwiza bw'abadamu ndetse n'abagabo. Hanyuma abimwigishe bizamubyara umusaruro abona amafaranga kandi agire n'ubumenyi burushijeho. Izina ry'uwo mukobwa nzamumwereka nzamugezaho ako yitwa Ange. Habeho kwirinda ibintu byo kurya cyane no gukenera kubaho neza kandi adakora. Ange ndabiza azakwigisha cyane. Batezi bene nk'aba hari ukuntu nakuru ugasanga byaye n'abana benshi noneho muri yavutsemo nk'abasamadigi gukuba kabiri cyangwa kane na gatandatu n'inshuro nacyo kiba ari ikibazo gikomeye. Ariko biba ari ibintu bitoroshye ibintu byanga bya sinema. Gusa mugeranyije ibintu byo gukundwa bya filime na komedi biri ku kihe kigero mu Rwanda ugereranyije? Uko ngiye mbibona ku ruhande rwanjye mbona filime aricyo kintu gikundwa kurenza komedi kuko akenshi umukecuru ntiyareba komedi kubera ko hari amagambo bagenda bashyiramo n'ibikorwa abantu bakuze badakunda. Ngiye numva filime ariyo ikundwa cyane kuko irebwa n'abantu bose muri rusange. Ngiye niyo mpamvu ndahamagaze ku ruhande rwa filime. Komedi ikundwa n'imbyiruko cyane kandi twebwe dushobora gukurikiranwa n'abantu bakuze kuko muri filime haba harimo inama n'ibitekerezo biri ku rwego rurushije. Ngiye magaze mu ruhande rwa filime. Muri makeya nuko nawe filime uyikunda ariko akenshi tutanirenganyije komedi ikundwa n'urubyiruko kuko bimwe mu bintu bizamo nk'urugero nk'umukomedi ubundi muzi cyane ni nkande? Ngiye umukomedi nzi yitwa Madiba Comedy. Umuzi w'iki? Muzi wo gusetsa. Nje mwumva ngo Madiba Comedy ako se Madiba bishatse kuvuga iki? Umukomedi bitwa Madiba. Buriya tuzamusaba mudutumirire tumenye Madiba Comedy iryo zina ryavuye he? Gusaba bose mudutumire kuri Kubu TV umunsi ku munsi komedi ageze kuri komedi ya 7 hari indi ya 8 hari na shuti bafite ku munsi tuba turi kumwe tuvugana niba mubyifuza na kenshi muzanahura muzanaganira nta kibazo niwe muzi. Ese Tayiga nk'urugero uramuvuze nkaho urimo gukina komedi ikina kwigisha ni iki? Tayiga ni izina ry'inyamaswa y'inkazi. Oya ndakubajije uravuze ngo uwo zitwa Madiba. Madiba kwigisha iki muri komedi? Ayigisha imyitwarire myiza ukajya kubona wenda yahemukiye nk'umukobwa bikaza kurangira ibintu bimukoze wenda ukajya kubona wenda yahemukiye nk'umukobwa wenda ukajya kubona umukobwa barakundanye agira nkaho yamuca inyuma ikarangira bamuvumbuye ubwo umuntu akagira inama bati ngo nje ninkundana n'umukobwa ngo sinzigira muca inyuma ibintu byose nzajya nkora banje kumubwira kugira ngo atazagira akamfata kandi nta kintu na kimwe kibabaza mu buzima ntako kajambo gubwira. Uwo nguwo we ugereranyije afite iterambere ngana rite ugereranyije na komedi yawe itaratangira wumva unahangayitse kuko ikintu cya mbere cy'utaragira cano ngo ijyeho ubu tuje buriya kenshi na kenshi ariko iyo video ya mbere isohotse buriya nibwo imvune ziboneka cyane. Nk'urugero nk'ari umucaho kuri Kubu TV ni cano yagiye aho ngaho ishyirwaho kugira ngo igire abasubscribers imenyekane imbaraga zidasanzwe. Ubwo nicyo nakubwira kuko nk'urwo rugero ariho kugira ngo agere aho ngaho iyo ugereranyije izo mbaraga zose biguha ihe nyigisho n'ikihe cyizere kingana gute?
icyizere ndaciha abantu bajya bagira umuntu inama ariko nyine icyizere ngomba kukiha. none se nimba Madiba Comedy ari uri gutwika muri ubu ngubu dufite ubundi n'abantu nabo bajye bajya kuri Kubu TV hariho Madiba Comedy ukuntu atwika nanjye nshobora kuba ari we naho nigi wazanye ibintu bya cano none umuntu waba nk'uburu umunyamakuru waje kudusura noneho iyo umuntu avuze ati Madiba Comedy naragiye ndareba ukuntu uyu muhungu nimba nari ndi kugana muri gare ya Nyabugogo imodoka igiye kuduta munsi y'ikiraro cya Nyabugogo maze ndamubona arangiye nyine twari twicaranye kugenda yisacingira ibintu kuri YouTube ndavuga ati ariko uyu muhungu hari ahantu muzi noneho ubwo ngubwo ibintu bya comedy rero mbijemo maze kuza mu bintu bya comedy mbanje mu bintu bya comedy nanjye ndavuga ati ngomba gutwika nk'uriya muhungu nubwo yagize amahirwe menshi akaba wenda tuvuge abavika mu miryango ikize afite abakobwa benshi akinana ko nanjye ngomba kugerageza nkavuga ati njyewe na bagenzi banjye inshuti zanjye magara ebyiri zo ku ruhande tugomba gutwika uko byaba bimeze kose ariko nyine Madiba Comedy niwe ngenderaho niwe namaye ariko nyine hari n'abandi bakomediye batwika kumurusha ariko nyine niwe uri kuzamuka werekana yuko abarenze bose Madiba Comedy. aha sawa ibyo tubyumva mu kanya turakugarukaho ntabwo ari ibyo gusuzi hari n'ibindi watubwira ambo ubundi filimi ikorwa bigira akahe kamaro abanyarwanda filime nyarwanda niki iba ije kumarira abanyarwanda sosiyete muri rusange? Urakoze cyane. Filime ikorwa ku mpamvu ebyiri. Impamvu ya mbere ni ukugira ngo abantu bashyire ukuri kwabo ahagaragara cyangwa kuba mu mitima y'abantu muri rusange. Icya kabiri haba hari uburyo hazazaho inama cyangwa inyunganizi mu mibereho y'ejo hazaza ku muntu cyangwa mu mibereho y'ubuzima bwahise bikamutera n'icyizere cyo buzima buzaza. Njye nuko mbyumva. Muri makeya ibintu bya filime nyarwanda bifite ahantu bigeze gutyo bifite n'ukuntu bibonwa ikintu kiriho filime zirimo gukundwa cyane ni igishego. Igishego kiranza kirimo gusa nkaho kivugisha abantu runtu animateri arimo arakina ugasanga ni ibintu byica mu mutwe abantu biribona abantu babikunda ugereranya ute abantu bakurikira filime benshi mu bafata muti kandi mwe mwashyize ibintu hariya birigisha abantu bitari bugira icyo bitwara n'umwana wiwe ukaba wakwicana bakareba ariko ino filime animateri nk'urugero ni filime ushobora kujya kureba uri kumwe n'umwana ukamureka ukayirebera ubwawe wenyine bitewe n'impamvu runaka ubibonaho iki? Urakoze cyane nibyo byuvuga nibyo abantu benshi bakunda ano mafilime ashishikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza amashusho y'ibiteye isoni nk'uko bivuze uti ntiwayirebana n'umwana ariko impamvu abantu impamvu zikundwa cyane nuko zikurikirwa n'urubyiruko. Ukaba wagira inama abantu yihe? Inama nagira abantu nuko nababwira nti umwanya mufata mureba ibishego niryo zina nabonye babyise ahubwo mwawugabanya mukajya mureba n'ibyo mu buzima busanzwe kuko filime zirigisha kurenza komedi z'ibishego. Muri makeya watubwiye ngo mwakinye filime ubushobozi bwanyu bwari bungana bute? Nk'urugero nk'ubu uyu nguyu arimo aratubwira n'umwana arimo aratubwira ati ubushobozi bwo gukora iki mwebwe ibyo bibazo byabayeho? Urakoze cyane icyo kibazo ni cyiza ibyo byatubayeho kuko twatangiye ari nta bushobozi ndetse bigoye kugira ngo dukore shooting byadusabaga imbaraga no gukora cyane ugasanga twabize icyuya twari nta bikoresho tufite ubushobozi bukeya ndetse kwari ugupfundikanya niko nabyita. Cameraman yarinde? Cameraman twe dufite nuwo bita Kesi Down editingaga ayo mashusho? Yarayeditingaga byose yarakameraga kaneditinga. Ubwo muri makeya hari filime yitwa Makuta nayo ndumva ukamera ni nawe uneditinga. Ubwo bigaragara kuko iyo ubushobozi buba bukiri hasi kuko nk'urugero niba sound ari we usa nk'atandukanye kuko ntago wakamera ngo nafate sound ugasanga yabaye gutya ariko hari n'abajya bakina n'abakinnyi ubwabo aribo bakamera.
ubwo urumva mwebwe hari urwego wenda mwawe munariho rwisumbuye abo ngabo bikamera. icyo navuga Kesi Dawuno yari umuntu wacu wa hafi, umujyanama mwiza, bitewe n'ubushobozi twari dufite bukeya yemera kudufasha kugira ngo bitworohere kuko nta bushobozi twari dufite bw'amafaranga. Kesi Dawuno mwebwe mwe murakorera he? turi gukora nyine ahantu akarere, umurenge, intara, ibiki. Aha, byose buriya bya byiza kavuga ngo Tiger derese zayo ni gutya, ndetse n'uwagira n'igitekerezo cyo kubabageraho kugira ngo umushinga wanyu ukorwe abe yamenya aho babariza. Uri kubona ni mu karere ka Gakenke, mu murenge bita Ruri, muri centre ya Ruri niho dukinira. Mu nce zose umuntu ashaka kumenya adresse ujya kuri YouTube nyine ukabireba. Hari igihe comedy itangira, hari nimero ziyandikamo ukeneye wenda kugira icyo watubaza wabireba nyine, ubundi ibintu bigenda neza. Ubundi dukinira muri centre nziza cyane, kandi nizere ko mu video dukina azajya akomeza kubaryohera. Ariko muri make utabeshya abanyarwanda aka kanya nsacinze ntabwo cano nayibona, ahubwo tubwire ngo gutya igihe iki n'iki nk'itariki izi n'izi isaha ni mu munsi uyu n'uyu video izaba yagezeho, cano izaba irimo iragaragara. Cano izaba irimo iragaragara. Ubundi uyu munsi turi tariki 20 ako nyine twebwe nka nyuma uko muri gukurikira iki kiganiro, hanyuma wenda y'iminsi 2 cano turaba twamaze kugira. Rega twebwe ntago dutuye mu gace kamwe, none se ubu ntago nzajya kubwira umuntu wenda utuye nko mu wundi murenge ati ngo ngwino dukine, kandi duhura ku ishuri naho ubucuti bwacu bwubakiye. Ukiri ku ishuri gato hari inkuru yacicikanye ngo mwagiye kuri toilette abanyeshuri batashye mujya gushutinga mukuramo amashati, abandi bagira bate. Ibyo bintu ubwo ngubwo mwabikoze mute muri ku ishuri bitanemewe ku muntu w'umunyeshuri mukanashutinga? Ese ubwo ibyo bikorwa bya Tiger ntaho bitangiye kwangiza uburere? Nta kwangiza uburere butangwaho ngaho, nta ngaruka byagira ku myigire yanyu no ku bandi bababona? Twebwe buriya dutasakumi, kandi urebye ntago aba ari igihe cyako, ahubwo twe twavuze ati wenda iki cyumweru reka tuze kwiga dushutinga akantu twagakeneye kuri toilette kajyanye n'ibintu by'amashuri. Nta kuntu twaye kuza muri weekend, iyo twaje mu ma weekend tuze gushutinga dukina comedy z'ubusire. No ku ishuri icyo gihe twari turi gukina comedy y'ibintu bijyanye n'intuza, y'ibintu nyine bijyanye no kunyuzura abantu, ibintu by'amashuri, ariko niyo twakina gusa n'ibyo bintu byose. Aha, ubwo muri makeya ko hari batangiye kubitunga agatoki ko ibintu bikozwe n'abanyeshuri bakajya ku ishuri gutyo bagakina. Ese undi comedy mwakinaga ari iki? Yari abanyeshuri bayita abanyeshuri b'ibirara, ariko ubundi nyine yari yo kunyuza. Umunyeshuri yari yaje gutangira muri segonderi, amaze kuza kuhatangira tuza kumunyuzura muza delegate prefe nawe aza kuza atabyumva, atangira kudukubita, nawe aramukubita atazi icyo turi kumunyuzurira, birangira prefe agize ubwoba arirukanka. Muri makeya ibintu byanyu ntabwo ari abanyeshuri babikina gusa, na prefe w'ikigwazamo hazamo nyine abantu bakuze bakina bitwa ba prefe, ntabwo bari abo bantu bakuze. Ubwo nuvuga ngo n'abayobozi b'icyo kigo bakina muri iyo comedy? Bari abayobozi b'ibigo, ahubwo turajyana tukareba nk'umuntu ukina mu zindi comedy zacicikanye, n'ubundi yamara kuza muri iyo comedy tukamubwira tuti ese washobora kuza ukadufasha kuzamuka kare, kuko ubundi twe turi abantu, usibye umuhungu umwe mukuru nawe dukinana ubasha kudufasha. Rero ntabwo wakina comedy wenda uri prefe ungana nkanje Samadigi uri kumva nakina ndi prefe kandi ingana gutya, ubwo nyine birumva tubanza kureba abandi bantu bakina ku ruhande turi inshuti akaza kudukiniramo. Muri makeya uwo bisaba umuntu uberanye nabyo usa nkaho angana nabyo. Zarebe no muri za Madiba comedy
ntabwo wafata akana kareshya nkanjye ugakinishe kari gutereta umukobwa kuri ya magambo Madiba nyine nyiri iyo komedi bari kuvuga kuri ukuri k'ubutivu. Ahubwo bareba ntabwo ushobora gufata njyewe ngo nyine nasezeranye oya mfite rure yanjye, ahubwo ndeba undi muntu turi inshuti wo muri quartier cyangwa se nkareba undi muntu tukareba uko twamugenera nubwo nta bushobozi, akaza agakina muri wa mwanya wari gukina abantu bazareba bakavuga ati ese umuntu ungana gutya arakina ibintu angana gutya koko. Buri wese agira urwego, njyewe undi hari ibyo ngomba gukina n'ibyo nagakwiye gukina. muri makeya iby'abana kureba umuntu arimo arakina iby'abana ari umwana biba byiza cyane, umuntu agakina iby'abasaza ari umusaza biba byiza cyane, gukina iby'abantu basa nkaho bari mu kigero cy'urubyiruko uri muri ingimbi uri umwangavu nibyo biba byiza cyane ko urimo urakina ibintu urimo uzi neza. Na Nyagisoko tujya tubona kino ibintu by'abasaza, wowe nta kuntu wahinduka uri umwana ugakina iby'abasaza kandi bigakunda nawe bibonye bakabona mu ishusho y'abasaza. Hari uburyo umuntu ashobora kubikina, ushobora gukina waragwinjiye noneho wenda nk'isura hari igihe itagizamo, uriya ushaka gukina ibintu by'abasaza maze nko kwegera uragenda wenda ufite nk'amafaranga iwanyu bagoye ngo ujye kwiyogoshesha cyangwa nyine hari urubyiruko rw'iki gihe dusigaye dushaka amafaranga ku buryo ukagenda ugakubitamo uruhara gutya, noneho mwarangiza gushutinga ukagenda wa musatsi wose bakakura, ariko bibera cyane cyagiye usigazaho agasatsi dore n'akangaka kariha. Ariko nyine ubwo ngubwo ntabwo njya nshyiraho ibintu by'inyogosho cyane, ko nyine iyo wakubisemo hari ukuntu umuntu atereka umusatsi afite video nziza izacicikana, hanyuma y'ibyumweru umusatsi yamara kuwutereka akagenda agakubitamo uruhara. Iyo amaze gukubitamo uruhara rero abantu bavuga ati dore cya gisaza, hari na komedi turi gutegura umuntu azaba agiye nko gutereta wenda umuntu kandi turakwishyuzaho kwamamaza, wowe ibyo byose ni ukwamamaza. Bamwe bakunda kwamamaza cyane, bene ibyo turabyishyuza. Aha tugaruke gatoya, urimo urumva uno mwana gahunda afite iki ibintu bategura ari n'abanyeshuri, bya bintu ntabwo bijya biteza ikibazo sinema ivanzemo n'amasomo. Aba nk'abantu baba bakurikirana urunana iyo bijemo wenda ari umunyeshuri bitiye nawe bagiye yajyanye nawe ari hafi y'aho ngaho, none bo n'abantu bahura no ku bushobozi bukeya bava kure no ku bigo bya kure. Iyi komedi urayiha amahirwe angana iki yo kuba yakomera ikagera ku ntego zayo nk'uko harimo byamamaza buri kanya? Muri make ndabona runo ruhinja rutorohewe, rufite plani ndende kandi ari nta bushobozi ndetse nta natala. Atara ntayo mbona. Tara ntayo aracyahuzagurika, arimo arahuzagurika amara ry'indimi. wowe ugize amahirwe usa nk'aho ibintu bya komedi ubibonyeho kuko buriya filime na komedi ntaba bitaniye kure cyane. Ese umuntu kurya indimi, ese umuntu gukina ukabona ntabwo birimo biraza, n'abamureba nta bwuzu bafite bwo kubireba, ugasanga ni ibintu n'ubireba arimo abona nta cyerekezo, nta rikodi, nta ejo hazaza bifite byo kuba byagera imbere bigatera imbere, kuko buri kintu cyose kigira fondasiyo. Ibyo ubundi muri makeya kugira ngo ubone ko ibintu nta cyerekezo bifite uturebye biba byaturutse ku kihe kintu? Biba byaturutse ku muyobozi w'ikintu, niwe ushobora kureba ugahita ubona ko ibintu nta sansi. Njye ku bwanjye uko namugira inama mugenzi wanjye turi mu gihe kimwe cyangwa se mu mwuga umwe, ndumva ko yagakwiriye kwihugura kandi agashaka n'imbaraga ndetse n'ibitekerezo ku bantu bakuru cyangwa se bakuru bamutanze muri uyu mwuga w'ibihangano nyarwanda. Muri makeya ubwo yagakwiye kuba yarifashishije nk'abantu nkamwe yakifashisha n'abandi ku rundi ruhande, kuko uyu mwuga w'ibihangano nyarwanda nta gukorwa natwe twenyine, hari n'abandi, ariko mushishikariza cyane kwita kujya areba ibya bagenzi be akareba uko bakora, nabyo bimuha inama z'uko yakora nawe. Nk'urugero nka buriya bijya bibaho kuko
buriya kenshi abana bakomediye bari hano hanze baramenyana, ugasanga buri wese arimo arareba undi, buri wese akagira uburyo akina ibintu bye mu buryo butandukanye n'ubundi. Urimo urabona ko bisa nk'ibigoye. Ikigaragara cyo ibintu by'ino mikinire mubona hari icyizere mu gihe kizaza nubwo bitaragera kure? Mbona hari icyizere bitewe n'uko mbona twatangiye ari ibintu bigoye binatuvuna cyane, nta cyerekezo dufite, gusa ari ugupima amahirwe. Ariko uyu munsi aho tugeze hadutera icyizere cy'ejo hazaza ko ushobora kuzagenda neza kurenza uko twabibonaga mu itangiriro. Kuri ubu haba hari uburyo mutunzwe n'amafaranga ya YouTube channel cyangwa gukina filime akaba ibyo bibatunze, mwarabigize akazi cyangwa mwaba mufite ibindi mukora? Dufite ibindi dukora, ntabwo dutunzwe n'amafaranga yo gukina filime kuko nta musaruro ugaragara. Mbere ho gato, mbere yuko ukina filime wari muntu ki, tuye he, uhagana he, aderese zawe, gutyo ibintu nk'ibyo ku buryo umuntu amenya ngo uno muntu ndeba ni muntu ki, asanzwe gutya, bikaba byaranuhamya bufasha umuntu wari wese uteganya kuzamuka n'umukiri kumwe wo mwana mutoya. Nakoze mbere yuko njya mu rugaga nyarwanda rwa filime, nari nsanzwe nkora akazi gasanzwe. Uwo murimo atari ibanga mwatubwira? Oya, nta banga ririmo, ndi umutekinisiye. Tekinisiye mu buhe buryo? Ubwiza bw'imbaho ndetse n'ibikoresho bitandukanye n'imitako ikoze mu mbaho. Ubwo ni ukuvuga ngo abantu biga imyuga bahita babyumva aho ngaho. Nawe wagiye mu mashuri y'imyuga aba ari usohokera? Bahita babyumva. Nagiye mu ishuri nyine niga ibintu nk'ibyo ngibyo. Kubona akazi byarakoroheye kandi umunyarwandakazi? Byaroroshye cyane kuko muri iki gihe icyo bita agenda cyangwa se uburinganire mu bintu, nta kuvuga ngo uyu ni umugabo uyu ni umugore, wenda ntitwakaze umuntu w'umugore, kubera kuko abantu bose barasobanutse bazi ko buri muntu wese yagera ku kintu icyo ari cyo cyose, afite n'imbaraga zo kuba yakora ikintu icyo ari cyo cyose. Biroroshye rero. Muri make byatanze umusaruro mwinshi ko abakinnyi bakina filime bakunda kwamamara cyane, bigatuma bakurura abakiriya b'imirimo bakora bakamenyekana, ugasanga muri karitsiye bahise bamumenya cyane n'abatari bamuzi kurushaho no hirya no hino. Wowe byakongera abayoboke n'abakiriya bitewe no gukina filime? Bariyongereye cyane nk'uko bivuze. Ubu niba nari mfite wenda abakiriya 200, ubu barenga 600, kubw'uko hari n'abandi duhurira mu buzima busanzwe bakwinjira mu irangamimerere yanjye bwite bagahita bampa n'akazi. Nta n'abagutinye bitewe no gukina filime? Bitewe ko umuntu ukina filime garagara kuri kamera biba bidasanzwe, ngo wenda arirata agize ate, bitewe n'iryo akina ntabwo bajya bisanisha no kuba ari kusanzwe. Byabayeho, ariko nshaka umwanya wo kubibumvisha nk'abafana banjye kandi n'abakiriya banjye barabyumvishe, kandi abatari babyumva nkomeza mbibasobanurira n'ubundi. Urumva urugendo ruracyari rurerure? Urugendo ruracyari rurerure. Wowe harya ngo ni cya Samadigi. Samadigi rero ibyaye biranatangaje cyane noneho. Ngo mbere gato ko ngo wakoraga mu makuru ku ishuri bigaho? Ibintu bijyanye kuri muravuga buhoro, ikibazo ni ikihe? Urabizi nyine banyita Samadigi nta kundi. Ibintu by'amakuru nabikoragaho cyane ku ishuri. Abantu benshi ako shyiramo agatege nk'umuntu uzakina komedi ukagaragariza abantu, vuga ufite courage n'agatege turebe, vuga na murare turebe. Nyene njyewe navugaga amakuru ku ishuri, maze nyine nkabwira abantu amakuru yaba ariyo yaba ari ibinyoma, kugira ngo nkunde nubaka izina aho mbiviyemo itonza muri ibyo bya komedi. Nta kindi gihe nyine byagiye bincanga kujya muri ibi bintu bya komedi, ariko nabanje kujya muri ayo makuru yo kuri segonderi nk'uko wari urimbashije. Kubera channel twitwa Ukuri Kubu TV, banza duhere ku nkuru y'ukuri uyivuge wavugaga aho ku ishuri, nyuma uze gusoreza ku nkuru y'ikinyoma. Inkuru kavanze
tubanze kumwishyura. ariko vuga ufitemo agatege urimo uratubwira ngo uri umukomediye agatege mu mvugo ntako ni ikibazo kiza shemu. Inkuru naba narakoze ikanyamamaza. Umugabo yari agiye ku rugendo, ageze ahantu aza kugira icyaka. Amaze kugira icyaka, ikintu cyabaye yikojeje ahantu hari umwana. Arangiye kwikoza ahantu hari umwana, amusaba amazi yo kugira ngo amuzanire amazi, amuzanira amata. Umugabo kuko atayaherukaga amata n'ukuntu nayaherukaga, arongera umugabo yamaze arongera muhanda. Umugabo yongeye kuyamarana none arongera muhanda. Umugabo yaje kumubaza ati ariko se wa mwana we, aya mata akomeje kuma iwanyu ntabwo bagukubita? Undi ati rega twabuze icyo tuyamaza kuko haguyemo icyuho. Ati ngo umugabo agira umujinya cya gikombe ashaka kukimena. Agiye kukimena ati avavitamini igikombe cya nyogokuru nicyo aciramo muri iyi minsi yirwaye igituba. Iyo rero niyo nkuru y'ikinyoma naba narakoze. Ariko se ubwo inkuru wayivugaga gutyo abarimo kukumva ntibasinzire ibaza sembo y'abanyeshuri? Navugaga cyane ariko nyine. Ariko vuga nk'uvuga inkuru. Hano tuba dushaka akantu ka example, urugero ugahita ugaragaza ko ibyo bintu wari ubishoboye. Warabashimishaga cyangwa tumaga basinzira? Aya narabashimishaga none se ubwo uri kumva nawe. Ngaho nyine natwe dushimishe twumva. Widupfunyikira amazi. Bashimishe ko inkuru ya kabiri. Oyavuga ni ya mbere wenda uyikosore cyangwa ni ya kabiri uvuge nk'uri mu makuru. Uvuga ati amakuru natangiraga ntiyavuge bumve ko ari amakuru koko. Amakuru naratangiraga ati mama yake, narangiza kuvuga amagambo yo mu Giswahili. Wowe uri muri iki kintu wavugaga amakuru uraganira, wowe urimo uratubwira bwira abantu bagukurikiye inkuru babone ko uri umunyamakuru. Mama yake, mama ni mama. Uyu munsi tugiye kubagezaho amakuru aragira ati umugabo yagiye gusura umukobwa we mu mujyi, maze ageze ahantu icyaka kiza kumwica, ajya gusaba amazi. Aho agiye kuyasaba asanga akana, agasabye amazi kamuzanira amata, aya mazi karongera kamuhanda. Umugabo aza kubwira uwo mwana ati ariko se wa mwana we, aya mata wakomeje kumwiwanyu ntabwo bagukubita? Umugabo ati umwana ati erega twabuze icyo tuyamaza kuko haguye mu muserebanya. Umugabo agira umujinya arishimagura, agira umujinya afata cya gikombe agiye kukijugunya ati erega twabuze icyo tuyamaza kuko haguye mu muserebanya. Iyo nkuru ni ukuri? Ni ikinyoma. Ngo tubwire inkuru y'ukuri. Inkuru y'ukuri yabaga yari ibintu bijyanye no ku ishuri. Nyine umuntu akavuga ati wenda abanyeshuri ku ishuri bariye idishi bayisiga mu ishuri. Ngaho tubwire inkuru ya kadishi, nimo numvi iby'iwawe n'ibyo gushyira mu gifu. Tubwire ibyo gushyira mu gifu ko babyifashe. Umwana yagize atya w'umuhungu bamusigira koza dishi, kandi abanyeshuri bo muri segonderi benshi barabizi amadishi ni abakobwa bayoza. Maze agize atya rero agiye koza idishi ayisiga mu ishuri arabyibagiwe. Hari mu tuboga duce twabagiye basigaza. Umugabo rero w'umuperefe yagize atya abona umwana aje kumuregera ati nageze mu ishuri mba nkubise ukuguru mu idishi, ishuri ryose ati kwe. None nuko byahise nyine bigenda. Ubwo iyo niyo mpano wari ufite mu makuru, nta kindi kintu bigeze bakumenyeraho kindi? Se n'ibintu byo gushushanya. Gushushanya? Nk'ikintu waba warashushanyije, waba ufite ibihembo wagezeho kubera gushushanya? Ibihembo byo nabibonye muri primaire ariko segonderi nkeka yuko naba narigeze nshushanya. Vuba hari gahunda yabaye mu turere yatambutse mu murenge wa Ruri, yari gahunda yo kurwanya malaria. Yajemo ibishushanyo, imivugo, amakinamico ndetse n'indirimbo, batanga n'ibihembo. Kubera icyo utagaragaye muri abo bashushanyaga ko harimo n'amafaranga menshi, wabaye wa mbere hawe 30,000. Erega ibintu byo gushanya ntabwo nari mbizi, nzi ko harazi ibintu byo kuririmba iminuza amakinamico. None nshatse gukina komedi ku ishuri, abo dukinana barabyanga, mbona batabishobora. Njya gushushanya nsanga igihe cyaransize, ntabwo nari mbizi ko bazashushanya. Bituma ikigo cyanyu kibona ibihembo
bikeya kandi byibuze bari kubona byinshi. wenda nari kugarukira ku murenge ariko nanjye mfite impano. Ibihumbi 30 kabyegukana. Byari kumfasha no muri ibi bintu mbamo byose. Wari kwiyamaza iki? Icya mbere ni kubanza nkicara ngatekereza ati ese ibihumbi 30 bamaye se mfite komedi hano ishaka kuzamuka. Ndeba uburyo ki se nakodesha kamera y'ibihumbi 30 mu munsi kandi umuntu yakina nk'ubuntu bitatu. Ahubwo umuntu akareba ikintu yakora cyangwa se umuntu yakodesha akajya nyine akareba nk'umuntu wo muri studio. Hari aba studio binanzi baje abandi bantu benshi maze bakaza bakaba baniza kamera nkaba nareba ko urwego rwazamuka ariko agasiguro n'utundi two kurya nkashyira mu gifu cyanjye kugira ngo numve yuko. Ariko muri makeya ikintu ukunda kuri mutoya ukunda amandazi, ukunda ibiraha, ukunda ibidufu, ukunda ibikoma, ukunda avoka, vugisha ukuri. Mu biribwa ukunda iki cyane? Umuceri. Umuceri wabaye inyoni neza y'Intanzania. Aha, tugaruka gatoya urimo urumva impano yo n'urugendo biragoye ariko bijya bishoboka kuko zino mpano zigeraho zikagifata n'intera. Nubwo akina comedy buri ubona kurya yabigiramo impano ikamugeza kure kuruta uko yakina comedy. Akazi cyane uko namubonye ndabona byasaba igihe kirekire. Aha, none bino bintu iyo murimo murabireba mukabona abantu bose barimo bashaka kubijyamo cyane kandi mukabona harimo ababishoboye hari n'abatabishoboye, nize mpanuro mwabaha? Impanuro nabaha ngiye ku ruhande rwanjye, urabanza ukamenya icyo ushaka. Niba ushaka wenda gukina filime kuvuga ushaka kumenyekana, ibyo ntabwo bishoboka. Igihe cyawe kizasenyuka ndetse bibi by'igihe gitoya. Ariko niba ushaka gukina filime kubw'impano kandi kubwa business ushaka izatera imbere ugamije inyungu utagamije kuvuga ngo abantu bambone mba umustar. Ndakeka kugira ngo abantu bakubone ngo nibwo ubaye umustar, ahubwo icyo gihangano cyangwa se iyo filime ukina yakabaye impamvu yo kugira ngo uva aho uri ugira aho ugera kandi heza hashimishije. Ubwo butumwa naha bagenzi banjye. Murakoze. Aha, urabona uri umumama, hari ikibazo ki hano hanze cy'abana batwara inda zitateganijwe bakiri batoya bagata ishuri. Byo mwaba mubivugaho iki nk'abantu bafite iterambere ryo mu mitekerereze y'ejo hazaza mureba nino viziri miraza? Murakoze cyane. Intego yanjye ku ruhare rw'urubyiruko rutwara inda zitateganyijwe ndumva habaho kubaganiriza, ariko ubutumwa bwanjye nzambunyuza muri filime kugira ngo bagire icyo bakuramo cyangwa se kibunganire mu gihe kizaza. None se ko imibare uko irimo igenda iba myinshi ariyo mpungenge igihugu gifite, kandi nta niba uri umumama nabo ni abakobwa bakeneye kuba umumama kandi ntawe udakunda ibyiza, buri wese aba akeneye kubaho neza. Nirihe banga umuntu w'umukobwa akoresha kugira ngo ibyo byose abicemo aho umuntu uhamye ubereye u Rwanda? No gusenga no kuba maso. Uko buri usenze ntube maso hari igihe ibyo usenga bitakugeza ku cyo wifuza. Muri makeya abatwara inda zitateguwe bakiri batoya ubuzima bwabo bukahangirikira baba badasenga. Bashobora gusenga ariko bagasenga badashishoza. Bashobora gusenga badashishoza cyane cyane ko muri no minsi n'undi urebye usanga abantu bose baba bafite aho babarizwa bitewe n'icyerekezo turimo. Gusenga ni ibintu bahaye agaciro batagifata ibintu biraho. Ubwo nk'umuntu kuvuga ngo no gusenga nabyo no gushishoza, hari abasenga badasenze. Gusenga bigirwa n'ibikorwa byiza. Hari umuntu usenga ariko ntashishoze. Ubwo habayo gusenga udashishoza bituma wahura n'ikibazo kikaza kubera ko ngusenga ntushishoze ngo urebe kure ugasanga cyakugiraho ingaruka mbi. Aha, tugaruka kuri uno mwana we ntabwo ugira tuzaba mu banywa tabi. Ibiyobyabwenge ntabwo njya mbirebaho. Njya mbona abagenzi banjye ku ishuri bambwa bati ibintu by'ibiyobyabwenge ati ngo ngwino bansomye kuri Musanze, navuga ati reka. Ababinywa noneho wabagiye inama?
inama nababwira ati ntibasiga aho ngaho kuko birica. Iyo umaze kubinywa biragenda bikagaza ubwonko, gutyo ntushobora kugitekereza, ukaba wahura n'umukobwa mu nzira ukaba wamukubita urushyi nta n'ikintu mupfuye. gerekaho ko wanamufata no ku ngufu. Wamufata ku ngufu kandi byinshi bijya bibaho mu buzima. Aha, wabireba rero ugafata izihe ngamba? Ugafata ingamba zo kwirinda, ukavuga uti sinzanywa ibiyobyabwenge. Ati kandi nimbinywa ukavuga uti ibiyobyabwenge biragenda bikangiza urubyiruko. Njenja ngira n'amahirwe ahantu mvuka mu miryango ntabwo tujya tunywa inzoga cyane. Niyo mpamvu mba mbona abanyeshuri bamwe bavuga turi ikiremba, ntabwo ngujya ngusoma ku bandi nk'agafege, ngo ntabwo ujya usoma kuri iryo jambo ukoresheje ngo ikiremba rigira aho rihura n'itabi. Ntabwo byajya guhura, ariko nyine wenda hari igihe. Ese ubundi ubwo uzi icyo ari cyo? Ikiremba se nyine ngo ni umuntu udatereta, niko njya numva. Udatereta niko bagusobanurira. Uratereta? Kaka njyewe ikintu cyane byarakunaniye kwirira gusa rwose. ubwo nawe ikiremba rero niba utazi gutera. Nyamara byaba ari impamo. Inkuru yaba ari impamo. Ariko nyine ni gake. nakundi nyine. Ubwo ujya wihangana ukagerageza. Kagerageza ariko ntabwo bindimo nkuko nawe byakubaho, ariko nje ntabwo. Ubwo muri make byo ukora no kwisayidira, nta gikorwa kibirimo. Nta gikorwa kibirimo rwose. Aha. Noneho hari bimwe mu bintu bigenda ubona nko muri no minsi bigenda bitera, ukabona umuntu wese gute nize mbuga nkoranyambaga ukunda gukoresha cyane, nuhe mustar ufatiraho nk'icyitegererezo kugira ngo ibikorwa byawe bitere imbere byo gukina filime ndetse no kuzamura izina ukabamenyekana n'abandi basitari bagiye batandukanye? Urakoze. Imbuga nkoranyambaga nkoresha ni Facebook na WhatsApp. Hanyuma umugenzi wanjye afatiraho urugero mu mwuga wa sinema ni Hadija Mukasekuru cyangwa se Fabiola. Fabiola niba nibuka neza yamenyekanye muri filime Amarira y'urukundo, Intare y'ingore, na filime yitwa Ruganzu. Filime yamukunzamo cyane mwebwe yaba ari iyihe? Igikomere cy'urukundo. Igikomere cy'urukundo. Ubuhamya bwagufashemo cyane bituma umukunda ukamwihebera n'ubuhe? Kwihangana mu byanyuramo. Ibyanyuramo. Ubwo ngubwo aho ngaho hahita hafasha abantu, kuko akenshi na kenshi abantu b'iki gihe bakunda ibintu bihubutse kandi abenshi binabatahabi. Ubwo no kwihangana bagategereza isaha y'Imana. Wowe iterambere ubona ari ugomba gufatiraho urugero, impano yawe kazaba impamo? Ni abantu babiri ngomba gufatiraho urugero. Umuntu wa mbere ni umuhungu ukina komedi bita Madiba, aranyigisha. Uwa kabiri ni umuhungu ukina komedi wamamaye wakoze izina amwita Nyagiso. Mba numva mfite inzozi zo kuzamera nkawe, nubwo wenda bitazashoboka, ariko burya umuntu mu buzima yicizera. Aha, urabanjije ati ntabwo bizashoboka, nyuma ati umuntu yicizera. Byari ishyano kumva umuntu ari mu bintu ariko nta cyizere afite. Cyaba ari ikibazo ko n'abagukurikira nta cyizere bagira ko kandi. Icyizere cyo kirahari, ariko nyine impamvu narayimvuze, erega hari igihe usanga nk'abari bavuka mu miryango ikize, ariko twebwe nyine bikadusaba ko tuzabanza gukoresha indi ntera ndende. Aho gato mbikubwire, Nyagiso ntabwo ari umuntu wavukiye mu miryango ikize. Nyagiso yaje kuba akora komedi yiwe ndetse anabikina neza, nta n'ubushobozi akoresha na telefone, ndetse ubona ko hari n'amashusho yagiye acicikana amabi pe, ariko kubw'ibintu abikora bikunze kandi afite courage ashyiraho n'imbaraga, aza kubona abimufashamo. Urabona arakora kuri televiziyo yitwa Freemax. Freemax ni televiziyo ihita izamura abakomedi cyane. Ubwo urumva ko nawe inzozi zawe zaba impamo, ahubwo shyiramo agatege. Ni ugusenga byose. Ni ugusenga byose. Usengera mu hedini? Njyewe se nsengera mu bagatolika, ariko kubanje kuvuga ngo njyewe wumvaga ko hari idini nigeze nakumva ngo baryita abamanyura amazi, niyo mpamvu
gumbanje gusenga none subanjije kuvuga ngo wowe abamanyura amazi nawe ujya unyarukirayo oya nababibonye ko nyirarugiye umuntu bimucanga cyangwa wowe ugira amadini menshi oya nabagatulika aha usengera muri katolika wemera Imana ndayemera muri make hari nk'ukuntu umuntu w'umwana aba yumva azagura imodoka akumva mu gihe iki n'iki akumva azaba ari kuri urwo rwego wowe ejo hazaza hawe wumva ari nk'ahaye wumva ari nk'iki wabigeranya ngo nzameze nzameze nkandi duha urugero wenda ejo heza hanje Imana nibimfashamo numva haba hameze wenda nk'abantu nyine nkabamenya kuko nari n'umukina amafilime nkunda cyane ubwo uramutse ugeze ku rwego rwabamenya icyawe cyakemutse ariko nakomeza gukora ngo ntazima kugira ngo abadukurikirana bakomeze kwirirwa gushimishwa n'ibyo dukora ariko nubwo wavuze ngo ibintu bibashimisha nta kantu ugeze ushyiramo ngo twumve ko harimo tekinike natwe twumve biradutangaje natwe bidukurure sahize ubu ngubu kugira ngo wizeze umuntu kuko ufite impano kandi ishobora kugera kure ku buryo n'umuntu wicaye iburasirazuba mu majyaruguru mu majyepfo i Kigali iburengerazuba yavuga turiya mwana arashoboye akakureba niba bumva ngo banyagiso batewe inkunga barafashijwe hari yabarebye ko bakoze nawe gira icyo ukora ku buryo n'ubireba babona kuko ufite icyuzi kandi ugishoboye atari ibyo ushakisha icyo nakora rero ngiye kuririmba karapu ariko ntimunseke watangiye tubwira ngo uri umukomedi nyine tugeramo ngo ni intuza ngo nta makuru no kurapa nabyo urabizi kurapa ntabwo mbiza ko nyine ni ukugira ngo dukunde duseke twese kuko burya ngo iyo umuntu asetse ngo yongera iminsi yo kubaho noneho ngiye kuririmba yo uko mbona ndi Sama DJ akacenze kavoka kose icyaze yavoka yose ibintu byose nabirya nkabimara Sama DJ bondoji ufite inda nini Sama DJ ako karahagije nibajyana ntabwo umuntu aba yiteguye cyokoze urebye mama we yaba afite ibibazo byinshi cyane kuko mu gihe twavuganye cyose ikintu cyiswe gukomoza ku gifu niro ugifu hanze ahora hataka tugaruke nta yindi mpano mwaba mufite usibye yo gukina filime urabona nk'uyu mwana abagaragaje ngo avuga ngo amakuru aho yiga ngo azi gushushanya azi kurapa akanakina komedi urumva akenshi abantu bafite impano ntabwo ariyo gusa afite nubwo agaragaza kimwe byinshi abizi hari n'izindi mfite ako uyu munsi kubw'uko nicaye aha iyo nshyize imbere ni ugukina filime ese tubwire gatoya iyo barimo kugukamera wumva ko urimo gukina filime uba wumva umeze ute banumva mfite ibyishimo byinshi kuko imbere ya kamera ngira ibyishimo birenze iyo murimo gukina nta kikubangamira kizamo ikimbangamira nuko habaho umwanya mutoya nagakwiriye kwisanzura ku gihe kinini umwanya mutoya ubwo dusobanure kuba bimeze umwanya mutoya ntago aba ari njye wo kwiharira umukino njyenyine ariko niyo umukino wanjye uvuyeho mba numva nagakinye no mu wundi mbese mba numva nakagumye kuba imbere ya kamera muri make ukunda kamera nkunda gukina cyane none se nka buriya iyo urimo kumva urimo gukina muri wowe uba wumva wizeye dushushanyirije muri make ati ibintu mba ndimo gukina mba numva bafite ubushobozi runaka hari igihe ukina ibintu ukumva nawe ubwawe nta cyizere ubifitiye nawe ubwawe nta cyerekezo ubifitiye ese ubuhanga bwabyo ubibonamo ukuntu wabikinnye ubu bwumva ute nko kwijana ku buryo birakundwa njye mba nizeye cyane kandi ikintera imbaraga nuko mba mbona ko ubutumwa ndiho ntanga uzagera kure ugafasha bagenzi banjye muri iki gihe no kugeza mu gihe kizaza rero mba numva mfite ibyishimo kandi mbona nejerejwe cyane nuko ubutumwa bwanjye bw'umusanzu ku banyarwanda nta mukino waba warigeze kukunanira hari umukino nyine wananiye ariko ndagerageza
uwo mukino wari uteye ute? uwo mukino ukuntu wari uteye, twe dufite abashyitsi baje kudusura, baje kudusengera, noneho njya kujya ku ruhande mvugana n'umugabo wanjye, mugira inama yo kubirukana. Arangije arambwira ngo none se mbashyire mbabwire bataha urama. Buri cyo nsubiza nibwo bwa mbere namwaye imbere ya kamera. Aha, nibwo bwa mbere wamwaye imbere ya kamera, ubwo urumva kumwara nabyo bibaho. Hagati hari n'umukino mise nibuka, hari umukino wagaragara uvuga ngo umugabo anyara ku buriri. Ibintu byagaragaye ko ari nk'intuza, ari ukuvuga biraho, warabanjije ubibwira umugabo, byongera bigaragara urimo urabivuga kandi ku muntu mutoya, nawe inkuru arayikwiza karitsiye. Biriya bintu wabyumvishe turimo kubikina, ese ishusho biguha no muri sosiyete ubona bimeze bite? Urakoze cyane, gukina nta soni byanteye, gusa nashaka gutanga ubutumwa kuko hari ukuntu tubaho tukiringira kugisha inama no kubwira abantu amabanga yacu tutanarebye ko bari mu kigero kimwe natwe. Ubutumwa nabuhaga ababyeyi bashobora kuganiriza abantu bakiri batoya kuri bo mu myaka, bakababwira ibanga ry'urugo, bakizera ko baribitse kandi babinyujije mu bintu byitwa ngo nsengera, kandi akagenda akabivuga, nyuma bizagaragara ingaruka zizaba mu kuba yarabivuze zizaba ari mbi cyane. Abantu bazazigiraho ntibagapfe kuvuga iby'urugo rwabo muri rubanda. Nibwo butumwa nashaka gutanga. Ese nka buriya nk'ibintu nka biriya byo kunyara ku buriri, ubundi ni ibintu bijya bibaho ku bantu b'abagabo muri make? Ntabwo mbizi, gusa kariya kiraba ari igitekerezo cy'umuntu, tuba dushimisha abantu. Ntabwo nzi nimba bibaho, nge haranarindi gukina, ntabwo ari njyewe wazanye kiriya gitekerezo. Ubwo nazamubereka mukamubaza ubutaha. Ese buriya urimo ubwira umugabo wawe ngo anyara ku buriri, byari ibintu wumva kubimubwira bimeze bite? Twabona gusa nkaho umwongora ati nyara ku buriri, ubona ko bitugutwi yumva ibintu ari bitangaza, bisa nkaho ubona nyine nawe abona kuko usa nkaho nyine umukubise ikintu igikwasi ku mutima, noneho ngo yirukana abashyitsi. Birasi byo ni ibintu biba bigaragaye bite gufata umugabo ijambo yavuze ukongera mu kandi gato ukagenda ukamwiherana ukamujyana ku ruhande akarihindura? Si bigaragara nk'aho ugize umugabo wawe ingaruzwa muheto? Nkuko nabibabwiye mu mwanya ushize, biriya ni akazi kandi ikindi ni ibintu bibaho, kandi nkuko nagaragaye mvuga ngo buriya nibwo buryo urugo rwacu rwubatsemo, mubuza kuzerera kugira ngo abantu batamushyiramo kode. Numva ariyo nzira iboneye ku ruhande rwanjye tugomba kubanamo, kandi arabyihanganira. Murinda abantu kugira ngo batamushyiramo ibindi bitekerezo, kandi ku ruhande rwo kuvuga ngo hariya nagaragaye ndi kumwongorera, nari maze guhindura imyumvire, kuko urumva nari maze kujya mu bintu byo gusenga, nsigaye mfite isoni zo kuba namuserereza mu bantu. Nibwo buryo nagaragayemo ndimo kubimwongorera. Naho uruhande rwo kuvuga ngo abashyitsi nababwire batahe, nabo ntabwo bari kutumarira ibyo kurya. Bigaragara kuko urugo rwawe wagiragamo umururumba. Ntabwo ari umururumba, ahubwo kubera ibihe byari byarateye bya korona, twe turi gukoresha ibintu bikeya, nkabona ibintu byo gusesagura atari byiza mu rugo rwacu. Kandi urumva abo bashyitsi bari baje baratura, bahagira iwabo, bashakaga kuzahibera, kandi ntabwo twe dufite ubushobozi bwo kubatunga. Urumva cyari ikibazo kitoroshye mw'abantu. Ni ikibazo kitoroshye, ako nacyitwayemo neza. Buriya abagore be bigezemo mu basahura urugo rwose, babibona kayo n'abacunga mutungo mwiza. Nibyo. Aha, iyo urimo wumva ibitekerezo by'umuntu mukuru gutyo, aho bageze n'urugendo, akenshi birimo biragufasha iki kugira ngo komedi yawe Tayiga Komedi ibe yazamuka? Ndetse unatubwire, ese shuti yabahagaze angahe kweditinga kugira ngo video yanyu izajya hanze ihagaze akayabo kangana iki, ku buryo wo gukora kwanyu kuri hasi mu mugenda museta ibirenge kugeza amagingo gutangariza abantu ati twebwe dufite igikorwa tugiye gukora kikagenda kikabura, hakabaho n'ikibazo, kandi ngo mwari mufite ushinzwe kubarebera inyungu wagomba kubafasha umuterankunga, byaba byaragenze bite? Nuza ugereranyije komedi yo tugiye kwikina, nibura dukoresha amafaranga make cyane, ni amafaranga atarenze 2,000 wenda twabwiye umuntu uraza kudukamera. Noneho kweditinga ni umuntu tuba tuziranye, aragenda akaduca nk'amafaranga 5,000,
ubundi video igasohoka imeze gutyo. kweditinga ni amafaranga angahe? Icyatanu. Gukamera inoti ya 2. Nta bindi bintu bibahenda birimo? Ibindi usibye ibintu by'ibikoresho tuba turakoza gukoresha, ariko nabyo tubyikura iwacu, ntabwo tujya tugura ibintu bihenze, ntabwo twagira kuri urwo rwego. Harya ngo nta email mugira? Ariko nyine yarabonetse. Abantu mugiye muri comedy mutagira email ngo yarabonetse? Oya, nyine nuko twakoranye n'umuntu akajya yirirwa nyine atubwira ati ngo abafite akazi kenshi natwe tukagira ipfunwe ryo kumuhoraho tukabyihorera. Nse ni umuntu wabafashaga wagiraga ate? Yundi ni muntu ki wemeye kubafasha ariko bikarangira mutagize imikoranire myiza kugeza bene aka kageni ibintu byanyu bikagenda bikadindira ntibikorerwe ku gihe, n'ubu ngubu mukaba nta kintu murashyira hanze ngo bigaragare ngo Taiga Comedy yaje, n'ubu ukaba ugeze muri interview video yawe nimwe nta nimwe iraba upload? Video ya iraza kuza, ariko ikibazo cy'uwo muntu afite akazi kenshi, ni umutica kandi abashinzwe yakoreraga kuri computer, yiga muri kaminuza ku gatandatu no ku cyumweru. Urumva ntabwo yaduha ibintu bye, aba yagiye kwiga muri kaminuza, noneho mu minsi isanzwe yigira kuri computer, kandi iyo computer niyo twakoresha. Noneho bikiyongeraho n'umwanya wo kujya gutegura note z'abanyeshuri, umwanya wo kwiga kugira ngo aze kureba uko azaza gusobanurira abanyeshuri, ubwo nyine bikaza gutuma umuntu abura umwanya, bityo nyine tutangira kujya tuvuga ati tuzadukorana gace turebe ahandi twaba twerekeje kugira ngo bitazakomeza bigenda gutyo. Noneho niyo mikorere mibi yabaranze? Nibyo ngibyo. Urumva kuko ntabwo byoroshye niba mugana ari mikorere mibi yabaranze igatera ibyo byose, ariko icyizere ubu ngubu uragifite? Ndagifite 100%. Ubu ngubu 3500 murabifite byo guhitamo mushyira hanze ibintu, urumva ntabwo binahenze cyane? YouTube channel kwibona byabasabye angahe yo? YouTube channel yari yatugiriye ku buntu. Urumva ariko hari n'inkunga yabateye kuko hari ibyo yabakoreye hari n'ibyo atabakoreye. Nta video zanyu zabuze bitewe n'imibike mibi yabyo? Video yaba yarabuze na ka video kamwe, ariko nta kundi, ariko nyine tuza uwo dukorana nawe azakamwohereza tugakora. Ubwo none se muri make niwe mukinnyi uhagarariye abandi, niwe bayoboye, wowe muri Taiga uvuze iki? Njye muri Taiga ikintu mvuze, njye ndi umukinnyi usanzwe. Ikintu muri Taiga mvuze ndi umukinnyi usanzwe, ntabwo ari njye ubahagarariye. Ubundi turi abahungu 3, rero nanjye mu channel izaba ari abantu 3, ariko muri abo bayihagarariye ndimo, rero ntabwo mbahagarariye, ahubwo twese twarihuje uko turi 3. So murakoze, bwira abagukurikiye amazina yawe ndetse n'ufite na nomero zisige twihuse. Amazina yanjye banyita Irakoze Dive, ariko izina ry'ukuri ni Samadigi. Wiga he? Niga kuri Ecole Secondaire de Ruri mu Karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru. Ngo ni Deruri? Ecole Secondaire Ruri. Ikigo cyawe ntacyuze? Ecole Secondaire Publique d'Oruri. Ni secondaire. Twagiye mu gusoza, mama uradutangariza iki amazina yawe, aho bagushakira, wifuza kuguhikira ka muri iyo mirimo ukora, gukina filime, sigaderese zawe dusoza tunabashimira. Murakoze, ndabibutsa amazina ni Epifania Uwamariya. Ndabashimiye cyane kuko ikiganiro twagiranye. Imana aho umugisha. Address, nimero ya telefone. Nta kibazo. Murakoze cyane. Nta ibi tuvuga ngo aho ubutana bwo ni karibu rwose muri studio za Ukuri Kubu TV, tubabwira ngo n'ubutaha ntago tubaheje. Nawe tugushimira n'ubutaha ikiganiro cyacu nakagaruka, tubashimira ku butumire bwacu mwakiriye. Wakoze cyane. Nshuti bakunze Ukuri Kubu TV, nakazi kenshi
abantu baba bafite impano, baba bafite ibyo bakora, ubona ko ni bimwe mu bintu bishimishije. Abakinnyi ba filime, abakinnyi ba komedi, kubazana tukabashyira hariya nuko hari ibyo tuba tubona turari kugira ngo tubabere igisubizo tubibagezaho, kandi tuvuga tuti namwe turabakunda kandi ntago twiteguye kubagezaho ibintu by'ikinyoma cyangwa iki, ahubwo tuhabereye kugira ngo tubashimishe, tunabavugira, tubabwira ukuri kuriho kuvugwa, kandi ibintu bimeze neza binyuze mu mucyo. Dushimira n'abakunzi bacu bari hirya no hino batandukanye, tubabwira ngo musakaze ibikorwa by'ukuri ku TV, mukora like, share, subscribe, ubundi kwimanukira mama yake na mama we Dibusi kama kawaida Madibara Dibusi MC.